You are the VIP person in your life. Uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Urahagije, uruzuye, uratangaje, uri kiremwa cyiza. Nta fotokopi ugira hano ku isi, urihariye. Imana ijya kukuremeka kohereza hano ku isi, yari izi ko ifitemo ubushobozi n'imbaraga byo kubasha kubaho. Tangira wihereze icyiza cyose umutima wawe ujya wifuza. Tangira wihereze urukundo kuko uri ingenzi, ukwiye gukundwa n'abariya ndetse nawe ubwawe. Nutabasha kwikunda bizakugora kunyurwa n'urukundo abandi baguhereza. Niba uramutse ufite ibikomere muri wowe, reka kwicara ngo utegereze abantu bazaza kukomora. Uri gutakaza umwanya. Iga kuvugana n'ibikurimo, ubyicaze hariya nawe ujye hariya. Wowe ntabwo uri ibikomere byawe, wowe ntabwo uri ubukene bwawe, ntabwo uri ibibazo wikoreye. Byose biraza bikagusanga kandi bikanagusiga. Umuntu mubana iteka, umuntu w'ingenzi utajya ugusiga ni wowe ubwawe. Reka kwigurana ibindi bintu byo hanze bindi bitandukanye, igira urukundo. Ujye wiha impano, ujye wisohokana, ujye wibwira amagambo meza. Twese twirirwa tuvuga urukundo. Nibyo koko, urukundo ni ubuzima. Ntago nabaho ntakunda, nta nubwo nabaho ntakundwa. Kubera iki? Uwaduhanze, rurema wacu waturemye ni urukundo. Byumvikane ko dufite urukundo mu turemangingo twacu. Ariko turi mu bihe bivuga yuko nta rukundo rukibaho. Impamvu ubona ko nta rukundo rukibaho nuko nta rwo ufite. Nta rukundo ufite mu kujya kurushakira mu bandi. Ikintu ufite mu ntoki zawe, ikintu utunze, ntuvuga ko kitabaho, kiba gihari. Rero two kuba abakene mu rukundo, mureke twige gushakira ibyo dukeneye muri twebwe, bizatworohera kubona uko tubitanga. Niwikunda n'abandi bazagukunda kuko ntabwo uzajya ubagora. Niwikunda bizakorohera gukunda abandi, uzaba ufite icyo ubaha. Urukundo ntago bajya kurufata, urukundo turarutanga. Gutanga bizana iki? Umugisha. Ibyo dutanze biratugarukira. Rekeraho kugirana ibibazo nabo muhuriye muri ubu buzima, muri urugendo rw'ubuzima ngo ntibagukunda. Wigenda ufite icyuho muri wowe ngo ushake ko abandi bakikuzuriza. Nabo bakeneye kuzurizwa. Nese tubigenze gute? Dukomeze tugirane ibibazo n'abandi. Nukomeza kwishyiraho agahato ko kumva ko ukeneye gukundwa, ukumva ni ibintu byihutirwa, uzajya mu mibano ipfuye. Uzahura n'umuntu mubane ayitwa umugabo wawe kandi atari we. Inshuti uzajya uyakira kandi atari yo. Ariko iyo ufite ikintu ushaka ikindi utuje. Ubaka kanya uhuye n'umuntu ufite urukundo muri we, yiyanditseho akavuga ati ngiye mfite urukundo rwinshi kandi niteguye no gukunda umuntu wese uzaza mu buzima bwanjye. Ugahura n'undi nawe ati ngiye naragowe, singira abantu bankunda, rwose mwangira imwe mukankunda. We wasanga ndi? Wasanga wa wundi ufite urukundo kuko ntazakugora, ntazakuvuna. Twigwizemo urukundo, tuzahora tunyotewe n'ubuzima. Twigwizemo urukundo, tuzajya duhora twumva dukwiriye. Ntago tuzajya tugirirana amashyari mu rukundo. Impamvu ugirira ishyari uwo ukunda nuko ubuzi ko ashobora kugusimbuza uwundi. Impamvu mva ko ugomba gusimbuzwa cyangwa ushobora gusimbuzwa undi nuko iteka mva kudakwiriye. Tangira wiyumvemo ko ukwiriye, wo gushavuzwa n'ibyo byose uhura nabyo. Wikunde, uzirikane iteka ko ubuzima ari urukundo. Ntago ari uko ufite amafaranga menshi kuri konte, si uko uri mwiza, si imyenda wambaye. Ni uburyo wiyumva wowe ubwawe, ni uburyo wibaniye na wowe ubwawe, wowe muntu w'ingenzi ukomeye muri wowe. Twikunde n'abandi bazadukunda. Twikunde bitworohere gukunda abandi. Twikunde turyoherwe n'ubuzima.